no ntabwo ndi kubyumva gerageza unsobanurire mbashe kubyumva ni gute document nka ziriya z'agaciro z'inyenzi muri kampani ufata ngo wazibuze gute how kako reka mbwire Djazira ikintu cyakuzanye ndakizi pe kandi ntabwo nazanywe no kwirirwa nyine mumbwira nabi nazanywe no gukora akazi kanjye nakuzanye nzi ko umukobwa ufite ubwenge uri caring no careless ariko ntabwo ari amakosa yanjye okay na amakosa yanjye oya ntabwo mvuze ko ari amakosa ariko nanjye ntabwo nzi umuntu wazikuyemo ko ntabwo mvuga ko ari document hano mu rugo nzisiga mu kabati ariko reba ukuntu ariko wabyoroheje za document z'agaciro zifite usa agaciro zifite n'ibintu zishobora kwafecta muri kampani ndabizi ariko nanjye hano kuzubwira ngo wazibuze gute machine wayibuze y'akazi izindi document wazibuze kuki ziriya kuki utabyumva kuki ziriya document hejuru y'ibindi bintu byose nakubeshye nanjye ntabwo nzi uburyo uzagenda Djazira nyumva neza sibyo nkeneye kugenda sinzi niba office urifata ukimura ibintu byose ukabisinza aho bishyira n'ibyo ukora I don't know gerageza ziriya document zibone else ijana sinazibuze urashaka bigenda uterere okay ndagerageza bose ziboneke ndakora uko nshoboye ntabwo mbyumva document zikuve mu ntoki uko kuntu utari kubyumva nanjye ntabwo ndi kubyumva you know what out vraiment ntabwo njye mba mbyumva wese uri mu biki ko numva wagira ngo guserebura ufite ibintu bigushimishije ahangaha sorry nindi ubundi wabuze akazi ukora so ko mbona ushaka kuntura cyose rero ahangaha abantu bari careless gusa like mbabaye kuba mbashoboje akundi wibonye ikiyaga wibonye miki wowe urumva waza ejo bundi uri mushyashya nta n'amezi angahe uramara ugahita wumva ko wari umugabo nk'amagara agara ndetse nagasubiramo ndetse n'umujyi nagutwaye ibintu ushaka kwigira yandi njye narakubwiye ngo n'isazi iri muri kampani mba mbisikira urumva neza ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose kibera muri ibi biro hanze y'ibiro no mu bindi biro uburaje rero mana ese waratesheje kera iyo nzobe se ariko niba uciye mu ijambo ibintu muri kuvuga ntabwo ndi kubisobanukirwa ntabwo muri kubisobanukirwa ariko urabizi neza ko gukundanira mu kazi bitemewe urabizi igihe ntabwo nkundana uvuze uvuze urabona
utangiye kumenya neraga nkandana egara n'isonga kabivuga ugaterura umunwa wawe ugahaguruka n'igishikore cyose neraga nkandana utekereza ko ibintu byose nawe ndabizi so nundajya kumenya ngambwira wowe nawe ninde wateresate gusa nkavuga ngo uribe hasi Jezu ko mubwiye ko n'ibirarenze bahe kandi mfite kubikora buze munyagana mwarika nabanza nkabirangiza basi ibyo bikaza nyuma y'akazi Djazira ubona uri mwiza kurusha abandi ku buryo waza muri kampani akaba ari ututu ndabona nawe ndi kuvugana nawe uvuga buceceka ariko basi kamyemereye kuvugana banitana nawe ese hari ikosa ryaba ririmo nuko rigiye cyo gusa ndabyumvira urifuza iki mu buzima? Excuse you? Urifuza iki mu buzima? Kuba ufite amafaranga, kuba iwanyu mufite ibintu byose ntabwo bikunyuze? Hanyuma wowe ninde ukoze icyo kibazo? Wowe ndi wowe ntabwo bikureba. Kuba iwanyu mufite amafaranga, ibyo byose mufite ntabwo bikwemera kuza ukajya hejuru y'ubuzima bw'umuntu ukamuhagarara ugashaka umunya hejuru. Nje kuguha agasopo Djazira umurebe nawe wirebe. Ntago nzi neza ibyo mupfa n'ibyo mu mupanga n'icyo wamukoze, ariko icyo nzi cyo ni wowe uri hejuru y'ibintu byose ari kunyuramo. Ntitaye ngura igiki kuri ngiye ngo wampaye akazi ngo nguri boss nguri iki ubwo bintu by'umumabuja byahagarara. Ngiyewe nshaka amahoro. Hanyuma wowe Imana ye ibyo mubwira n'ibyo ntamubwira birakureba ko muhembura muhemba kumuhemba se umuhembera kumutesha umutwe cyangwa umuhembera akazagukorera mu gihe atakoze akazi kanjye neza mfite uburenganzira bwo kumubwira nabi kandi nawe kuva jya adakora akazi neza Mike ibyo by'amahiko nushaka kunyiteka bwa nushaka kunyita iki ntabwo bindeba icyo nje kubwira nkeneye ngo haye gasoko kuri Djazira hanyuma urinde umuvugira icyo ndicyo kuri we ntikikureba icyo ngusaba akanya ucyumve kuko nutagikora nanjye nzagira icyo nkora. Try me ako umuntu muri yabihoreye yacecetse mukajya ngo we ntazi kuvuga cyangwa ubona nakubera ukajya ngo we sinakubwira nabi utazafata icyubahiro gito mu bwonko nacyo zagira iki okay fine
Arapfa kukimpembera. Ntakira guca kuri nabi. Nushaka kuvuga nabi, nigerageze uvuga neza. Umwana w'umukobwa urikishakisha ubuzima kugira ngo umubere mukuru we. Uceste gusa kuvanga mu bintu utazi aho byavuye ababivunikiye baraho bari ntago gusa nizeye ko nyumvise. Nanjye kabiri gatatu nanjye ko nawinje muri office yanjye utanga umageze kumbwira ubuntu bw'ubusabusa. Ikimuza nawe nakaze nta kindi. Hari gihe ntanagaruka. Uzabireke? Twahurira n'ahandi ariko. Urugendo rwiza. Uzi ngo ni we man iri muri iyi company? Uko wize ni kabari. Niba ushaka amahoro. Amahoro ntago nyakugomba. Djazira mufashe hasi. Akora bizineza ko nakwirukanisha ntuzongere no kubona akazi mu yindi company. Ubwo bushuri birirwa wirukanyisha mu Djazira ni iki? Uzagara gashinze kandusha. Ese wambwiye impamvu nyine urimo kundakara bigeza kareka guca hirya no hino warakaye kuva nagera mu rugo rwanyu sinzi ikibazo ufite. Ureka hano gumejye nkubwiza ukuri pe. Noneho bwa rimwe bwa nyuma na nyuma nturikenge mvuga ukuri. Mutawarira ndakara. Ni umugome uzikuno yagize mukuru wanjye. What? Noneho tuvuge ko nyine ibintu byose biba ibiki niki araza kamunika akagira iki akamutuka akamurya umutima mukuru wanjye agahinda kenda kumwica kubera nta kintu tuvuge ko nta kintu kimuzire. Uretse. Gerrardson nsobanura neza ugenda gake sibyo? Ikintu mbashije gutoramo ni umuto wanjye nta kindi. Sobanurira neza nibiki bijya mbere habaye ninde wa nizundi nyine ntabwo ndi gusobanukira. Akoze mushaka kuba mufatanije. Please. Kuko ntabwo mbyumva. Ntabwo nakumva igihe gishize. Mute wanjye mukuru wanjye barinda bamuniga. Arumva? Ajya mu bitaro. Aragwara yenda gupfa. Nguraho nguri mukuru w'umuntu. Mute wawe ibintu byose ari ubiri inyuma nta kintu kimwe. Ese da tuvuge ntabyuze. Nukuntu yamushihura ku kazi agira iki nta kintu wabona. What? Nta kintu uzi none. Okay. Uri inzira karengane muri make. Mbabarira nyumva sibyo? Wancanze pe. Nta kintu ndi gutora mu bintu byose urimo kumbwira. Gusa ndi kumva uruhande rwanjye nkumva uruhande rwawe nyine natakaye. Byagenze utembwira inkuru byagenze gutya yaraje agira gutya nibiki bijya mbere. Hanyuma njye mpuriye he nabyo. Nta kintu utari kumva muri ibyo. Umuntu muvukana mu ndimi. Yakoze iki se mushiki wanjye yakoze iki mwenzi tuvukana yakoze iki? Samaraso yawe. Ihise na maraso yanjye kandi ndabyemera nubwo nabihakana yakoze iki? Uzukuntu yahohotera mukuru wanjye. Aragenda akamuteza amabandi bakamuniga bakagira iki? Uzubugome yamukorera. No. Reka ibintu by'imikino sibyo? None atari ibintu by'imikino. Atari imikino se tuganire ku bindi bintu. Ugomba kumuharira uko byumva. Wait, ushatse kuvuga ko umushiki wanjye yateje Djazira amabandi akaba ari impamvu ataza mu kazi akaba ari mu bitaro? Ntago ari amabandi nyumva neza. Ahabera akagome no yamwinigiye. Noneho byumve ko umutima wawe ari serious. Oya. Ta mikino afite. Oya. Ntabwo sister yakora ibyo bintu. Ahubwo nawe ni kumeza. Maze kubona nyine muri amaraso amwe nyine nta nizera ariko kudakomeje. Aya ndigushimye. Okay. Mbabwira sibyo? Sibyo? Nani? Kandi nyumve nyine. Naragukunda bihagije pe. Ntako ntagize. Sibyo? Ariko ntago ubuzima bw'umuryango wacu manu bugiye kuhagendera ngo ni inkundo ngo ndimwe ngo niki. Amavuye yo gukunda abantu badashoboka. Mitima nk'iyi y'ubugome. Ase mwibuka ko nawe muva amaraso nk'abandi baba. Wanyemera basi nkagira ikintu nkubwira. Ndemera nubwo ntari mbizi nkuko bitekereza nkaho mbizi ariko nta kintu na kimwe narinzi. Ariko nyemerera mumve ko ibyo bintu byabaye ntaho mpuriye nabyo. Yego ni mushiki wanjye. Ariko kuva mbimenye basi mama yirwe ngira icyo mbikoraho. Ariko ntundakarire bigeza.
ko ntabwo ndi umuntu wajya gutuma mushiki wanjye kujya kugira umunabi cyangwa guhemukira umuntu. Plus umuvandimwe wawe akora iwacu, ntabwo rero please basi mbabarira, sibyo? Umpa amahirwe ngira ikintu kimwe mpindura muri ibyo byose byabaye. Okay, ntabwo norohewe, ntabwo binyoroheye pe, ako basi mfasha ugira icyo ubikoraho n'ukuri. Ni ukuri mbabarira unyumve pe, kandi nanjye abaye ari wowe wanyumva Smike ndetse tubagana n'isirere ndabona umuntu akoze bitari bikwiye. Gusa Smike kuki wikunda cyane? Byari bikwiye nyine ku nyungu zawe. Smike nawe kugeza ngambwira nawe ukuntu ubundi mukunda nabi. Urukundo rukugira impumyi. Umva Mike, njye reka nkubwize ukuri. Njyewe umukobwa nari nabuze ubundi buryo namufatisha kugira ngo akunde. Rero ibyo yansabye byose ngomba kubikora kugira ngo abone ko ndi umwisirwa kuri we. Nese reka tufate ko wabikoze bikaba. Nese aragukunda baso. Njye mbona nk'umuntu nzi ko yanansabye ariko noneho ahantu yansomye iyo nakoze ndamwumva anyerera. Kumumuru umusata cyubaye ujya kwiyandagaza uriya wajya umenya inzego zawe. Ko nakubuje uriya mukobwa kuvana kare kwa kurenza. Dore ari gukoresha amahano uza kungambani. Djazira uzamarira afite. Buriya nka uriya mwica. Iyo yapfa ari kugera. Ariko Maya ni mwiza. Asundi biriya bintu koko yarabikoze. Ntabwo turi kuri page imwe y'egende. Gusa Mike, niba byarabaye ariwe wabikoze, ntabwo nari nzi ko ibyo bintu yabikora. Yaza kuba ari we numva yari kubikora, ntabwo nagombye kuba narabikoze, ariko mu by'ukuri ikibazo cyakoze ibyo wakoze n'ibyo bibi. Zira dokima zabuze gute? Nyine Mike, njye numvaga ashaka kumenya amakuru y'abakozi kuko nanjye niko yambwiraga. Yambwiraga ngo arashaka kumenya amakuru y'abakozi be kugira ngo amenye uburyo azajya bahiriza inyama. Ntabwo nzi kwingingira amazi. Mike, basi nyuma njye nabikoze nzi ngo ni ukumugira neza ngo kugira ngo abashe kuba yamuzamura mu ntera mu kazi. Ntabwo nari nzi ko ashaka kumuhemukira. Gusa Mike, please mbabarira. Nakoze amakosa ndabyemera, nakunze umuntu nkoreshwa n'urukundo birangira yamukiye mugenzi wacu, ariko please mbabarira, ntabwo bizongera, sibyo? Basi mbabarira. Kuranga buri cyo mumazi. Sinzi icyo nagukoresha. Ariko nyine Murabuze nzongera hasi. Mani kuko uzakora nyuma y'ibi tuvuganye. Kigenda ngo ko nakubabariye ariko nshaka kubona nimba ari amakosa wakoze barayigiye. Mike, ibyabaye byose ngiye gukoresha uko nshoboye, basi mbikosore ngire nsubire mu buzima. Kuko ibyo wambwiye ntabwo yego urukundo ndarusinde. Ngo nawe tuze kubonana sibasi. Iriya gahunda. Sawa. Noneho urabyumvise, Ngaha kamaze uvuge nasoza ndakomeza muri. Njye nyine nkusobanurire. Musobanurire iki? Ufite ikibazo ki? Musobanurire iki? Gituma ujya mu buzima bw'abantu kabujagajaga nubwo wakubushyira ku murongo byarakuraniye. Ikibazo ufite ni iki? Nyene kumenya ikibazo ufite, menya aho mera ngufasha nka mushiki wanjye, menya icyo gukora. Ntamwe kuko umuntu ufite nzakora iki? Ni iki ntagukorera? Ni iki ndakora? Maya niwe ndi kubwira. Ese wambabare ubundi wambaye amahoro yanjye. Ubundi urashaka iki? Nsobanurira. Usobanurire iki? Ushaka kumva iki? Shaka kumva icyabiguteye, ikibazo ufite, menya aho mera ngufasha. Sonde kamubaza. Ubundi ibyo nkuru ujye ubyitaho. Okay, twirengere ibyo nkuru. Ubundi wigeze unyitaho nk'umuvandimwe wawe. Wigeze unkunda se ahubwo? Baye rero kumbaza niba ngukunda niba nkwita. Niki ndakora, niki nakoze. Uko bwije nuko bukeye, nkugira inama z'ibyo ukora, z'ubuzima ugomba kubaho bwiza. Ibyo nkora, ibyo nyuramo,
ibyo nta na kimwe kikureba. Reba kureba, urebane n'ubuzima bwawe, urebane n'abagore bawe, urebane n'inshuti zawe, kuko n'ubundi ndabizi ntunyitayeho. Uri kubimbwira nyine kuko ari Djazira, ntabwo ari kubimbwira kuko ari Maya. Biri simple. Ntabwo nzi uburyo ufatamo ibintu. Ese urashaka iki? Urashaka iki? Wabaye amahoro yanjye. Ntikize nyoni nyinshi mama mwi. Maya, ndashaka tuganire nk'abavandimwe. Tuganire iki? Imyaka yose iciyeho, ubonye kuganira na Maya uyu munsi. Ubonye kuganira nawe? Impamvu nshaka ko tuganira, imyitwarire ufite, ibikorwa ufite aha hanze, ntabwo bikubereye umwana w'umukobwa. Ejo witegura kuba yashinga urugo nawe akaba umubyeyi, iyo uza kuba byibuze umusore. Ariko umukobwa wagakwiye kumenya indangagaciro zawe n'uburyo ugomba guteramo intambwe n'ibyo ukora. Ntabwo nshaka kubona mushiki wanjye yabaye akabarore, yabaye umuntu birirwa, ntabwo nyine ntabwo ari byo nkwifuriza, sibyo? Niyo mpamvu ndi kukubwira ibi ngibi, ntabwo ari uko nkwanze, ahubwo nuko ngukunze nka mushiki wanjye, nifuza kuhinduka. Sinzi impamvu utanyumva. Wasoje kuvuga? Mbwira uko byumva. Ahubwo wambwira icyo ushaka. Njye ndifuza kuhinduka. Uhinduka mu buryo? Ukaba umukobwa muzima, ukamenya ibyawe n'ubuzima bwawe, ukora kwivanga mu buzima bw'abandi bantu. Ukamenya aho uri na title ufite, ukareka kwangiza izina ry'umuryango. Ariko bitari ibyo, rekana no kubwiza ukuri. Bitari ibyo, n'ubuyobozi niba ngombwa ndabwiyambaza. Njye nawe noneho ube Maya ushaka kuba we, nanjye mbeshema muri ikintu gikwiye. Ko ntabwo nakomeza kwihangana ibintu nk'ibi ngibi. Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane, ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, bohereza ifoto yawe gusa, tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Wakize. Isharebye. Ve. Ubu yasako byo muri massage. Gakeya. Uyu nyine yasako cyo muri massage. Bebine. Sorry kuba ntari mari mugwaniriye. Sazi migere nkubitanye mitwe. Sine. Ntabwo nzongera kwemera ko bikuba ukunda. Nta kibazo ariko nyine. Nanjye byabaye ntabwo nabyiteguye. Njye nikosa ko ntari mari. Kandi ngomba kuganda umwenza. Ubutaha nzaba mari migere ngumu nta muzongera gukora mari. Ngandra. Mu bintu bimwe byari biri kutugenza cyangwa byari bituzanye, harimo kubwira sorry ku byabaye, kandi nanagusezeranya cyangwa se nanabasezeranya ko bitazongera. Ntabwo byanshimishije
ko ntabwo ari ibintu byiza. Ikirenze kuri ibyo ntabwo bizongera, kandi pole, ntabwo nasubiza ibihe inyuma ngo mbihindure, ariko mutwihanganire, ntabwo nari nzi ko byagera kuri rwa rwego, so I'm sorry. Ndamwani ko bashimira ariko mwagize umutima wo kuza kudusura. Yaje gusura wowe, yaje gusura Divine. Ariko se biriya nabyibaza, uraje gusura njyewe cyaje gusura Divine. Nuko wakira umushyitsi. Rero se akaba aragura atangiye kunsereza. Umushyitsi se yaje kureba ntabwo ndagupfa. Ndi bro w'urugo. Ikintu gikomeye cyari kiri inyuma y'ibyo no kuza kumusura ntabwo ari ikibazo cyane, naza kandi murakoze, wenda nzabishakira umunsi wabyo magere, ariko by'aka kanya kwari kubamenyesha no gusaba imbabazi on behalf of my sister ibyo yakoze, kandi nabikemuye, ndakeka ntabwo azongera kubabangamira. Aho tuvugana ubu ari mu nzego zishinzwe umutekano. Nyine ntabwo ntekereza ko wakabaye muhanisha bigeze aho ngaho. Nyine yararakaye nk'umuntu akora ibitagagombye gukorwa, yitwara nabi, ariko byibuze bari kumuganiriza akaba yakora. Nizeye ko mu buryo bwo kumushyiraho akanyafu, ariko nyine bitabaye cyangwa se kumuturisha. Nizeye ko atari ibindi bintu bindi byo kumukatira cyangwa iki. Si uko ibyo yakoze ari byiza, so nk'umuntu uwo ari we wese afite kubanza kwiga, akiga uburyo agomba kubana n'abantu. Tuzamenya ibyo ari byo, barimo kumuganiriza, hanyuma ari njye tuzajyana wenda, cyangwa se nkamuzana akanaba kwisabira imbabazi in person, but she has to, afite kuza, ibyo tuzabimenya. So njye rero ubutumwa hari mbazaniye bwa robwo no kureba ko umeze neza, kandi ndishimye beams ugene ujya wagwaye. So ndumva njye nagenda rero ubwo turi kumwe. Ese kugiye tutarasangiye Divine yatetse neza. Divine uri igomba ne yakagikora. Ndio kunari kai kwirebesha. Mvana rakoze ntabwo. Reka mwibiri banga rya Divine rero. Akunda kwifuga. Nzabivuga tete. Uzi n'ugendera bari kuvugira hejuru bagiye gukorana nabironka sije ko. Nimbe nanjye ndavuga wowe se tekana byaheze nzakubise.